umusore w'imyaka 26 amvuka mu bana 4 umuryango w'abana 4 amfite ababyeyi bombi mvuka mu karere ka Kicukiro akaba ari naho ntuye. Irushanwa rya Mr Rwanda naribonye bwa mbere bakibivuga, bibona kuri social media kuri Instagram, noneho bintera ishyaka. Nari nsanzwe mfite ishyaka ryo kuba nafata umushinga wanjye nkawugaragaza ku rwego rw'igihugu cyangwa nkarugaragaza hanze, ariko ntarabona platform nziza yanyorera nabinyuzaho. Nimara kubona Mr Rwanda kwije nahise mvuga aya ni amahirwe ngomba kuyakoresha byanze bikunze. Ikintu kidasanzwe cyihariye icya mbere cyo numvaga, kuko nari mfite umushinga mbimaranye igihe mbitekerezaho, numvaga nifitiye icyizere, kandi ikintu kidasanzwe numvaga icyo cyizere nifitemo nk'uko umushinga wanjye uhagaze ari ukukishyira mu basore bose n'urubyiruko muri rusange. N'abavandimwe bari bategereje, ntabwo bari babizi yuko najya mu irushanwa rya Mr Rwanda, kuko ahanini nsanzwe ndi umunyamideli, ariko nkora akazi ko guhanga imyambaro ikorewe mu Rwanda, ariko benshi ntabwo biyumvishaga ko nshobora kujya mu irushanwa rya Mr Rwanda. Ariko nyuma abenshi byarabatunguye, biranabashimisha cyane, baravuga noneho ubu ngubu nibwo ugiye kugereza ibitekerezo byawe, nibwo tugiye kubona ibitekerezo byawe, turagushyigikiye. Icyiciro gikurikiye ndacyiteguye cyane, ndi kunonosora neza umushinga wanjye kugira ngo uzabashe koko kugira ingaruka nziza ku bantu nawuteganyirije, kandi no muri rusange nk'irushanwa ryose. Ubundi ubusanzwe ngewe nifata nk'umuntu ufata risike cyane kandi nkakunda challenge. Muri rusange ni ibintu biri gutuma nyine nshaka gucalenjinga abandi bose nkaba nakegukana rino rushanwa. Ibintu ndi gutegura umunsi ku wundi. Abantu banshyigikiye ndabashimira cyane, ni ibintu ni iby'agaciro cyane, kandi nkaba mbasaba gukomeza gukurikirana iri rushanwa, bakurikira kuri platform za Mr Rwanda, bakurikira ku ma TV platforms, noneho nkaba mbasaba kuzanshyigikira. Ngende nimero 110, nimunshyigikira mukama amahirwe yo gutsindira rino rushanwa, ndabasezeranya ko ntazigera mbatenguha. Nzabahagarara neza, nzahagarara u Rwanda, nzahagarara urubyiruko, nzahagarara abasore muri rusange.